Ombe Yagwa mugenda. Yes, ubwo nuko bimeze ni byinshi biba byarabaye ariko hari statement nifuza gukora gatoya ku bigendanye na bagenzi bacu kuko biri mu byagarutsweho cyane hirya no hino so nabo buryo tuba turi aba star access ibyo tuba tuzwi n'abantu benshi abantu baba dukunda bere ko isetsa shati twanze twikira ariko ibe urabishidikanyaho Numva ruvuyanga atari guca ku ruhande abantu rero baba bakeneye no kumenya amakuru yacu hakavaho ibihuha speculations ikintu cya mbere ni amakuru so reka mpere kuri kwizigira muzamara iminsi mutamwumva iminsi sinyivuze kubera yuko ntabwo ndi muganga wenda ngo nzamenye igihe azagarukira kuko yakoze accident aguvunika akagongo mbari cyo bita cheville ubwo niko kagongo mbari muri cheville akagomba mbari cheville yavunitse akagongo mbari ndetse akagomba mbari urakoze cyane cyo bita ankle injury cyase cheville mu gifaransa yavunitse cheville ari mu bitaro bya gisirikare Kanombe ni harwariye ubwo uzabishobora azamusure ufite nimero ye amubwira ati pole bamukore na operation cyangwa se baramubaza so ubwo no kurindira akazakira ahagaruka mu kazi nicyo tumwifuriza abantu banamusengereye bajye bamuragiza Imana mu isengesho bavuga ati akire vuba ko burya imvune ni ikintu gishobora gufata iminsi kitarakira ugomba no gusenga kugira ngo nyine atazamo izindi mvune kuburyo umuntu bashaka kumubaga wenda bigende neza bakaba bakongera kumubaga yego tumwifurize gukira vuba rero tumwifurize gukira rero kwizigira uwo ni umwe undi ngaruka ni Lorenzo Christian twebwe nk'urwego imikino yamaze kudusezera atumenyesha ko yahinduye akazi ni ibintu tudafite muri controle kandi ni ibintu bisanzwe bibaho umukozi kuba yahindura akazi izi mikoro hari abazinyuzeho natwe tuzinyuraho tuzazivaho guhindura akazi rero ni ibisanzwe ndumva nta kintu kirimo kindi umuntu yavuga sibyo se birasobanutse guhindura akazi ni ikintu gisanzwe cyane guhindura umukoresha ni ibintu bisanzwe n'akazi natwe tuzagahindura igihe nikigera cyacu Rigani Rugaju guhera kuwa kane mu masaha ya mu gitondo nibwo hagiye amakuru hanze yuko yafashwe cyangwa se arimo gukurikiranwaho arimo kujya mu n'inzego za gisirikare akaba akekwaho amakosa yaba yarakozwe mu mwaka ushize mu bijyanye n'amafaranga ku ikipe y'ingabo icyo ngicyo agihuriyeho n'abandi benshi arakekwaho akaba arimo rero kugenda abibazwa n'izo nzego za gisirikare ubwo icyo navuga kuri iyi ngingo ni ugutegereza ubutabera bwa gisirikare icyo buzafata nk'umwanzuro icyaha nikimuhama azahanwa icyaha nikitamuhama azagirwa umwere biba ari bibiri mu butabera sibyo se biba ari ibintu bibiri yiza icyaha kiraguhama uhanwe ikindi cyaha nikiguhama ugirwa umwe ibyo nabyo nta bubasha tubifiteho tuzategereza ubutabera bwa gisirikare nta kindi kintu ndi burenze kuri ibyo ngibyo mvuze nta no kubisesengura birasobanutse nkuko nifuzaga kubitangaho nk'amakuru uko ni abakozi bagenzi bacu yaba Lorenzo twarakoranye kandi dukorana neza yaba nawe mu bantu mvuze turacyakorana kandi tuzakomeza gukorana neza
so izo zari zandani rero nifuzaga guhereza abanyarwanda batwumva kandi badukunda. Icyo rero se mvuga ko zandani ufite ari nyinshi hano kwitege. Dukomeze rero n'izindi. Uyu mukecuru muramuzi yitwa Mukanemeye. Yitabye Imana. Ngo nta makuru yagiye hanze umunsi w'ejo. Ejo ra? Yego. Ako n'ejo. Umunsi w'ejo. Yari umukecuru w'umusportif. Mwese muzi cyane. Fana Mukura. Amwe bamwitaga Fana n'ikipe y'igihugu. Abandi bamwitaga Mama Mukura. Mama Mukura. So rero Mama Mukura yitabye Imana azize uburwayi. Katumwifuriza uruhuko ridashira nk'abasportifu twirisha umuryango we. Ariko imikino twateguye documentaire yagaruka kuri uyu mukecuru muri siporo Gatera Dima yayitunganyije. Reka tubanze tuyumve ubundi dukomeza kwihanganisha umuryango mugari w'abasportifu. Ngo twari twicaranye ku ntebe tuvuga ibyendo ndogozi yoho ndagutsinda by'abakuru. Nibyo yari umubyeyi, yari umufana w'umupira w'amaguru bidasanzwe. Urakazuwanwa roho yoho mbega ugiye kuzasaza. Isi ya none biragoye kubona umukecuru w'imyaka isaga 100 wambara jezi y'ikipe akisiga amarange ku matama agafata vuzera nyamara n'ingingo zimwe na zimwe nk'amenyo imyaka yarazitwaye. Yarakunzwe byo birazwi, yaba umuto cyangwa umukuru bose bamukundaga. Afatwa nka nyirakuru w'abasportifu bose. Yakundaga Mukura Victory Sport bidasanzwe. Imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yacu bavandimwe ndumukirisitu pe. Mukura ndayikunda ndayikunda nzayitetesha nitera ishema narutema ikirere tuzayigure. None se narutema ikirere muzayigure kubwawe nk'iyo Mukura yatsinze uba mva umeze ute? Numva nigerewe nkajya mu ijuru, ariko iyo Mukura yatsinzwe ndarwara pe. Sineguka. Urwara iki? Malariya. Iyo yigize nabi. Nasi uba mva umeze gute? Umva ngwira malariya ngahera mu buriri no kurya sinzi no kunywa sinzi. Ariko yatsinze se? Iyo yatsinze sha iyo bagiye turabyina tukishima tukaririmba ibadakadiye ndembuza we. Biragaragara yuko mukecuru ukunda Mukura cyane. Ndayikunda cyane. Na kera iyo yatsindaga no kubyaga ukiri umukobwa. Ahubwo ntabwo hari ibitaya amakuru bigenda bitubwira. Ariko ubu ngubu none hitara amakuru birahari. Uri Radio Rwanda. Mukecuru none se kera bwo iyo Mukura yatsindaga ukiri umukobwa ntabwo wishimaga nk'uko yabishimaga? Ingariye n'akadiho ngo nzagutetesha ngutera ishema naruteye mu kirere tuzayigura mundani maramba awiriwe mundani maramba. Ibi byatumye bamwita Mama Mukura kubwo gukunda cyane ekipe ya Mukura Victory Sport. Ibintu yafataga nk'ishema kuri we. Amazina ye yitwa Maderene Mukanemeye. Yavukiye mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Papa we yitwaga Munyuragungu Paul. Mama we akitwa Bisetsa Teresia. Maderene Mukanemeye yavukanye na musaza w'umwe nawe aza kwitaba Imana. Mu bantu bakiriho kuri ubu nta muntu n'umwe uzi igihe cya nyacyo mukecuru Mukanemeye Maderene yavukiyeho.
ubajije wese aragereranya ariko bagahuriza hagati y'umwaka w'1942 n'umwaka w'1946. gusa ubwo twaganiraga mu mwaka wa 2019 Madeleine Mukanemeye yatubwiye ko yavutse mu mwaka wa 1925, bivuze ko kuri ubu yabasatira imyaka 100. Mukanemeye yabyirutse nk'abandi bana babyirukaga muri iyo myaka, gusa nk'umukobwa wari ukiri muto ngo yatunguraga abantu benshi kuko kubona umukobwa w'icyo gihe wakinaga umupira ngo byabaga ari gake. Gusa ngo Mukanemeye Madeleine we terwaga ishema no gukina umupira w'amaguru, ngo atangiye gukura kwa kundi umukobwa batangiye gupfundura utubere. Mukanemeye Madeleine yagiye ahagarika gake gake ibyo gukina umupira w'amaguru, ahubwo ngo akajya ku bibuga kureba uko abasaza be bakinaga umupira icyo gihe. Ntezumuremyi Veneranda ni umukecuru wakuranye na Mukanemeye Madeleine, barabanye yewe n'ubu arinze yitaba Imana bakibana mu nzu imwe. Avuga ko gukunda umupira kwa Madeleine Mukanemeye atari iby'ubu. Gutangira ko umupira yabanjije kuba ahantu Igitarama ngo Cyantongwe, ko yajyaga ambwira atangirira aho ngaho Igitarama Cyantongwe, ariko mu buto bwe n'umupira yarawujyagamo kuko yajyaga bimbwira ati ntabwo nzatatira igihango cya Mukura, ati Mukura narayikunze kuva kera. Akiri umukobwa mutoya yaragendaga bakajya n'i Kigali kuba gufana ngo Mukura yakinnye, ngo Mukura na Stade ngo bagiye Kigali muri gukina umupira wo muri Mukura, ariko nimba barawukinaga nimba ko ari ukogeza ntabwo mbizi, ntabwo ari iby'ubu pe. Abimaranye igihe n'ubu kugeze na n'ubu apfuye yitahiye yagiraga ati ejo Mukura izakina, agakaraba mu gitondo Mukura agafata akabando ke, najya kubona nkabona agarutse mwamusinze utuntu twa tundi twa bene hano no ku maboko. Ese ko bagusize utwo tuntu? Ati yewe, ati ubu nyine ni ngombwa bagomba kunsiga. Yakundaga umupira ku buryo budasanzwe. Ndi umunyeshuri twakinaga umupira wa Mukura. Mukura abakobwa. Ukiri n'umukobwa akina umupira. Mugoma ya Rudahigo. Twakubita ibiboko. Ariko kubera icyo babaga bataguhaye ntugikore ngo cyuzuze, badupimiraga bashingaga rujora bakagupimira umurima uhinga, noneho utawuhinga kandi uzisarurira ugakubita ibiboko 8. Ariko Kayibanda Rudahigwa amaze gutanga, Kayibanda yaraje, ariko biyamamaje benshi hagiyeho Mbonye Umutwa, sinzi n'undi wagiyeho ndamwibagiwe. Bashaka gushyiraho Gitera baramwanga kuko yavugaga ngo ujya gutwika imbagara ngo arazegeranya. Ubwo noneho Kayibanda ahita ajyaho. Mukura ihitiza ni baba we yaraje, nane numva nanezerewe imbere y'Imana ishobora byose. Urupfu rwe rwamenyekanye mu masaha y'isa 5 za mu gitondo zo kuri iki cyumweru. Uwo babanaga avuga ko Madeleine Mukanemeye atigeze aremba cyane ngo arembe ajye mu kirago, ariko ngo n'ubundi yabonaga atameze neza. Yatangiye ambwira yuko arwaye. Ntese njye mu banyabuzima turebe ko ari malaria. Ati yewe, ati ntacyo ndwaye, ntinyamara urarwaye. Ubwo rero ageze aho aremba. None rero bibaye ngombwa ko yitaba Imana. Nk'uko ababyirukanye nawe babivuga, Mukanemeye Madeleine nta mwana asize kuko ntiyigeze agira umugisha w'urubyaro. Yafataga abakinnyi bamukura nk'abana be nk'uko izina rye ryabivugaga. Mama Mukura
bimwe mu bibazo abantu bajyaga bibaza kuri uyu mubyeyi imibi bikurikira. iyo ugiye kureba umupira usanga niwe mukecuru wenyine uhari abandi n'abana bawe wumva bimeze bite? numva nishimye yehova we. ese mukecuru wumva nta pfunwe biguteye kuba ari we mukecuru ujya ku kibuga? hakuna kitu hakuna kitu. Mukecuru iyo ugiye ku kibuga ubundi barakwishyuza? nawe wishyuza isi mpira n'ukuri kw'Imana bamuhaye igicucu ntabwo igitego cya mbere uko cyagiye mwakibona icya kabiri cyagiyemo ndi hano bafata neza zishobora gutsinda aperi wazana Arsenal mu Rwanda aperi gayitsinda ibyo Ndamwumva. nese mukecuru wumva uzafana Mukura kugeza ryari? kugeza igihe nzapfira. Nibyo koko batandukanyijwe n'urupfu, Imana imwakire mubayeho, naho ubundi Gatera Edmo uru n'urubuga rw'imikino.